neza bugaca bukira. Tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, imbabazi zawe ziduhora witeka. Yesu Kristo wadutuje mu mbabazi zawe. Mwami wanjye ndiwemeye ko tujyanwa ubuzima, ahubwo wowe waratuguyaguye urakomeza uraturengera. Udukomeza uturengera mu byaha byacu, uturindira mu byaha byacu. Yesu Kristo ubwo uyu munsi abandi babarengereje toni z'ibitaka, twese uko turi beza gusumbya abandi, ubwo abandi bari muri gereza suko tudakora ibyaha nk'abandi, ubwo abandi bari mu bitaro suko turi beza ku buryo tutagwara, ariko Mesiya muzima waturinze, wakomeje kuturengera. Izina ryawe nigera nirihimbazwe. None Uwiteka vayo ubane nanjye, vayo imbereza amagambo y'ubwenge, vayo nyambika imbaraga z'umwuka wera, unyongere ibihe byiza byo gusenga. Tugusenze tukwizeye, tugusenze tukwiringiye, kuko uri Imana ishobora byose, kuko Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Amen. Haleluya, haleluya. Amazina ni turi kumwe nayo Eric, nkorera umurimo w'Imana muri APM mudugudu ni Nyakabungo. Ngaba nishimiye ko twasangira ijambo ry'Imana iboneka muri Zaburi ya 41 murongo wa 5 turageza ku wa 6. Haravuga ngo naravuze ndi Uwiteka umbabarire, ungize ubugingo bwanjye, kuko nagucumuyeho. Abanzi banjye banyifuriza nabi bati azapfa ryari ngo izina rye ryibagirane. Oh haleluya. Aya ni amagambo meza cyane, ni amagambo yo gutuma twegera Imana, ni amagambo yo gutuma twubahisha Imana, kuko yakomeje kuturindira mu byaha byacu. Imana ishimwe. None mu mucyo ngira ngo tuganireho, aya magambo ni meza cyane. Aya magambo ukurikije uburyo wari uhagaze, ugakurikiza n'igihe wari urimo, aya magambo arungura kandi aya magambo arafasha. Aya magambo yakwibutsa aho wavuye ndetse n'aho ugeze. Ariko rino jambo ryaratubwiye ngo Mana ngo umbabarire. Wibutse igihe Lazaro yari amaze iminsi 4 mu gituro, Yesu yarababaye, Yesu ararira cyane, ngo ariko ngo abayuda bo ngo ntibari bazi neza yuko ibyo byose Yesu azabikora. Ariko Imana yo yari izi neza ko Yesu aravuga ngo ngewe ngiye kuzakora icyubahiro, ngiye kuziyubahisha ng'Imana, ngiye kuzubahisha data wandemye. None nindangiza muzure ku manywa, amaso yose yabireba, amahanga yose yabireba. Ese nshuti yanjye, arangije Yesu arabategeka, aravuga ati ngo muze mukure Lazaro hehereyo mu gituro. Maze Yesu bamukura mu gituro, Lazaro bamukura mu gituro. Barangije kumukura mu gituro bamubona ari muzima, uko yarahambire niko yarari. Abandi bantu bo bari bazi neza ko yaboze. Abisiraheli banze kubyemera, banga kubyemera yuko Lazaro yakongera akazuka. Oh haleluya. Imana ishimwe. Ese nawe uri gushidikanya, ukurikiza aho yagukuye ndetse n'aho yakuvanye, ugakurikiza ibibazo wanyuzemo, ucunze neza wasanga Yesu yarongeye kukuzura. Yesu yarakuzuye, nawe wari umaze iminsi 4 mumva, ariko Yesu akora icyo kwiyubahisha, arakuzura. Ku musozi utuyeho si ukuri mwiza gusumbya abandi. Urebye igihe abo mwavukiye rimwe, abo bose barapfuye, ariko we uracahari. Nuko ari kugira ngo kuvuga ihari rero nawe shakisha uburyo wubahisha Imana, wayubahisha kuko ng'Imana ishobora byose. Imana ukomeze uyivugire mu bibi no mu byiza, ukomeze uyivugire, ukomeze uyikorere, ikomeze kubana nawe kuko ishoboye byose. Iyi Mana twakurikiye ni Imana nziza, ni Imana ikomeye. Hari irindi jambo ryangiye kumbwira ngo rirambwire ngo Mana muri Zaburi 51 nimwagera muzasome kuri 12 ngo Mana ngo ndememo umutima wemera. Oh haleluya. Imana ngituremamo umutima wemera. Ubu ngubu dusigaye twemera Imana, ahubwo dusigaye twemera abana b'abantu. Niba tudashaka kwemera abana b'abantu rero nitwemera Imana, kuko niyo izadutabara, niyo izaturengera. Imana nibonaga abanzi bacu benda kutumira bunguri, ariko Imana yo yonyine ikiyubahisha ng'Imana, ikavuga ati ngiye gukora icubutware kuri uyu musozi. Uyu muntu najya aragenda bajya baramubonamo Imana, uyu muntu najya aratambuka bajya baramubonamo Imana. Aho yicaye hose yange nibimutinyuka,
kuko utinyutse umukozi w'Imana agatinyuka umuntu uyivugira, icyo gihe abatinyutse Imana. N'umumenyeye wese abamenyeye iki yemwe Imana, kuko ngo nibabanga ngo ninjye bazabamanjije kwanga. Oh haleluya! Ijambo ry'Imana riranezezaga cyane kandi rigafasha. Ijambo ry'Imana ngenda rikundaga, nkundaga ubuhamya ndetse n'ubuhanuzi, ngurikizaho narinde sinzi neza yuko nari nzavuga Imana neza. Sinzi niba yuko nari nzavuga ngo ijambo mu kanwa Imana, cyangwa nkavuga ijambo mu kanwa ngo ijambo ry'Imana ngo turarisanga muri iki gitabo iki n'iki. Nawe ukurikije aho wari uri, ukurikije ibintu wanyuzemo, ukurikije ibyaha wakoze, ntabwo wari uzi neza yuko wageza zino saha ukiri muzima. Ariko twe Imana yakomeje kuturinda, yakomeje kukurengera, kuko tuzi neza ko ishoboye byose, kuko Yesu Kristo umwana n'umwami wacu. Amen. None mwami Yesu, Imana nziza, Imana ikomeye, turakunze kandi turakwiringiye, tuzi neza ko ushoboye byose. Imbabazi zawe ndetse n'ubuntu bwawe, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe umaze kubana natwe, umaze kutwumvisha amagambo y'ubwenge. Izina ryawe rigiranire imbazwe, kubwa Yesu Kristo umwana n'umwami wacu. Amen.